reka kunywa amazi gusa, ahubwo ujye ukoresha ka divayi gake kubera igifu cyawe no guhora urwaragurika. Iyo winjiye muri Bibiliya y'Igifaransa handitse ngo tu ne devrais pas boire exclusivement de l'eau. Prends un peu de vin à cause de ton estomac et tes fréquents malaises. Ndasubiramo. Tu ne devrais pas boire exclusivement de l'eau. Prends un peu de vin à cause de ton estomac et tes fréquents malaises. Urumva ko bihura neza nuko twabisomye mu Kinyarwanda. Mu Cyongereza naho naragiyeho nsanga handitse ngo stop drinking only water. Stop drinking only water and use a little wine because of your stomach and your frequent illness. Stop drinking only water and use a little wine because of your stomach and your frequent illness. Numva ko ntaho bitaniye no kuvuga ngo reka kunywa amazi gusa, ahubwo ujye ukoresha ka divayi gake kubera igifu cyawe. Urumva hajemwo igifu kubwo uburwayi bw'igifu guhora kuko uhora urwaragurika. Imana idufashe cyane kumva ibi bintu. Byatumye mbyinjiramo kubera impaka nyinshi n'abantu benshi babyitwaza bakavuga ngo none se umuntu ureba yuko ngo Paulo nawe ngo yabihuguriye Timoteyo ngo yuko akwiriye kujya afata gakeya. Ngiye nkubwije ukuri kw'ijambo ry'Imana ryatubwiye ko ntabwo twemere no kunywa nako gake, kuko gake niko kabyara kenshi. Ikindi njya nkubwira ubundi gake kangana gate na capacity y'abanywa inzoga bakubwira ko batanywa inzoga zingana. Hari ushobora kunywa icupa rya whisky karinywa iminsi 3, hari ushobora kurinywa ibyumweru 2, hari n'ushobora kurigotomera uwo munsi akarara narirangije. Muhereye kuri whisky kuko nzi ko nasobanukiye ko ari inzoga ikaze n'izindi zikaze. Hari n'ubundi ushobora kunywa n'izingi z'ibitango za kambuca yanywa 3 tukamwica, kandi hari n'ushobora kunywa n'10 nkitire tumutwara. Gake rero sinumva ukuntu wumva gake arakameze gate. Gake nakafite capacity ngana gute. Ariko Bibiliya itwemerera ko kuko turi abatambyi tukaba n'abanaziri ntabwo twemereye gukoraho, ntabwo tubyemerewe. Ko Yesu yakoze kira gitangaza mu buryo bwo ku ntego ivuga iti hari kugira ngo aboroheje babashe kugirana ubusabane n'abagize gute mvuze ngo aboroheje n'abaciye bugufi babashe kugirana ubusabane n'abari muri classe yo hejuru babashe gusangira. Ikindi kwari kugira ngo community y'abantu bari barahonga mu bukwe abanyabyaha nabo basangire n'abamenye Imana. Ni kuvuga ngo kwari uburyo bwo guhuza abantu. Ibuka ko yabanje no kugira akantu nakwita nk'impaka abwira mama we atari kubundi tubigendanyemo gute, nkawe yakavuze atari ko igihe cyanye ko kitari cyagera niki kigutumye ubanguka. Ongeye kubasuhuza shuti bakunzi b'ikiganiro ijambo ry'Imana. Ni ikiganiro mukurikira ku IHUMURE TV, kandi amahoro y'Imana mvuge ngo ajya abana namwe abakunzi b'ijambo ry'Imana kuko mukunda ijambo ry'Imana. Uwiteka Imana nawe ajya bagomorera ku migisha yo mu ijuru. Ndabasuhuje cyane ubwo tuba tumaze igihe tudaherukana. Ni Pascal dushima Imana, ndumwigisha mwarimu w'ijambo ry'Imana, kandi nkunda yuko benshi bagiye batwereka yuko ubana natwe, kandi muri ubwo buryo bituma natwe duha akanyamuneza ndetse bikaduteza imbaraga zo kurushaho gukunda gushakashaka no kwiga uburyo bwo gusobanukirwa icyo Imana idushakaho mu ijambo ryayo. Mbere ya byose rero reka twongere tujye imbere y'Imana. Data wa twese wo mu ijuru, byiringiro by'abakwizera, Imana ikiranuka, tukunezerewe uburinzi bwawe, tugushimiye kuko utwereka urukundo, kandi watweretse urukundo kuva kera na kare ubwo twihamagariye kugira ngo tukubere abakozi, kandi duhagarare turi ibikoresho byawe tubashe kukuvugira. Nanjye ndi umugaragu wawe, umwanya nk'uyu nguyu bikwiriye yuko mbasha gusobanurira ubwoko bwawe byinshi cyane batabasha kumva. Ndi kumwe na Mwuka w'Imana, hazabasha Uwiteka gukira benshi no kuva mu mwijima w'icuraburindi, kandi benshi bazaba bahagaze mu mucyo. Byiringiro byacu rero ndakunezereye yuko uyu munsi nawe twongeye kuza kugira ngo tuganire n'ubwoko bwawe
kandi benshi ninginga cyane kugira ngo abe ari ubasha kubasobanurira ko ngende umwana w'umuntu ntacyo nabasha gukora, ariko nimba ndi kumwe nawe nk'uko usanzwe nkoresha n'ubundi witeka byose bizagenda neza. Ushimiye rero yuko utanga n'umugisha kandi ugahaza kwifuza kwa benshi, kuko uri Imana itubera imbaraga kandi ukaba uri Imana itanga umugisha, ukaba uri Imana nyakubahwa ibasha gukiza mu buryo bwose bushoboka, ukaba uri Imana kandi yihagije mu buzima bwacu. Izina ryawe rihabwe icyubahiro, tubyambaje tukwizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Hanyuma kuri benshi bamenyereye inyigisho nk'izi ngizi, twabwiye ko ari inyigisho dukunda kugendera ku kigenderwaho, yuko hari impaka nyinshi ziba zikunze kugaragara, benshi bakajya mu byanditswe byera bakabitwara uko babyumva, abandi bakabitwara uko babyumva, ariko tukaza tuvuga ukuri kw'ijambo ry'Imana. Yesu Kristo yabwiye intumwa cyangwa se yabwiye abamwemeye, niko muri Yohana ibice 8 ku murongo wa 31 na 32, yabwiye abamwemeye ati nimuguma mu ijambo ryanjye muzaba abigishwa banjye nyakuri. Kuri 32 niho havuga ngo kandi namwe muzamenya ukuri kandi ukuri niko kuzabatura. Imana ishimwe rero cyane. Ubushize rero kandi tumaze n'igihe twiga ibigendanye n'ibyo benshi bita inzoga cyangwa se ibisindisha cyangwa se ibisembuye. Ese amadini n'amatorero amwe namwe akagira uko abitwara, ayandi ntibabyumvikaneho kimwe. Bamwe bati twebwe ntabwo twemera yuko umuntu uba mu itorero ryacu cyangwa mu idini ryacu akwiriye kunywa inzoga cyangwa se akwiriye kunywa inzoga zisembuye. Abandi bati twebwe mu itorero ryacu ibyo ntabwo babihejwe, pfa kuba ukiranuka cyangwa se ufite imbuto wera nziza. Cyangwa se abandi bakavuga ngo inzoga cyangwa se ibisembuye cyangwa se ibisindisha ngo twe ntabwo twemera ko ari ibisindisha, ngo biterwa n'iki, ngo no kunywa uko mu rugero, ngo tunywe mu rugero. Iki nicyo cyatuzanye aha kugira ngo dusobanure, kuko ndi mu murongo ugambiriye kugira ngo benshi basobanukirwe ese koko birakwiriye cyangwa ntabwo bikwiriye ko umukristo aba mu ruhande rwo banywa inzoga, cyangwa se ni ngombwa yuko tumenye yuko abakristo badakwiriye kugira gute kunywa inzoga. Twavuze byinshi cyane, ariko byabaye ngombwa ko twinjira mu kiganiro cyo kugira ngo abantu benshi babashe gusobanukirwa, duhereye mu Isezerano rya kera. Twahereye mu Isezerano rya kera aho twabonye umunaziri mu Isezerano rya kera, ndetse si no mu Isezerano rya kera gusa twamubonye, twongeye no kumubona mu Isezerano rishya kugira ngo duhuze Bibiliya, kuko tubabwira yuko Yesu Kristo agaragara mu Isezerano rya kera uhereye mu itangiriro kurinda ugera hehe mu byahishuriye Yohana. Hariya hose ni Kristo musa. Yohana we yarabivuze, ndetse mu butumwa bwiza uko mwanditswe nyine na Yohana igice cya mbere avuga ati jambo yahozeho kandi uwo jambo yahoranye n'Imana kandi uwo jambo yari Imana, we nta na gito kitaremwe nawe. Ubwo muri mu butumwa bwiza uko mwanditswe na Yohana nyine igice cya mbere ku murongo wa mbere niko Yohana yatangiye amugaragaza. Iyo winjiye rero mu gice kivuga umunaziri cyangwa se ubunaziri, twabwiye ko ubwo mucamake, ubwo nsa n'usubiye inyuma gatoya kugira ngo tuze kugera ku musozo n'umwanzuro w'ikiganiro benshi babasha gukuramo ibikwiriye kwakirwa mu kiganiro nk'iki ngiki. Nkita ko ari ikiganiro mpaka kuko benshi bakunze kubigiramo impaka. Twabonye umunaziri ni muntu ki. Tuvuga yuko yashoboraga kuba ari we wahisemo umuhigo w'ubunaziri cyangwa se kwiyegurira Imana, kimwe n'uko nanone umunaziri yashoboraga kuba ari uw'Imana yitoranirije, cyane cyane aho twabibonye mu ngero zitandukanye. Tubona yuko yashoboraga kuba yaratoranyijwe akiri mu nda ya mama we. Twabonye ingero nyinshi rero turaza kuzivugaho gakeya. Twongera tubona amategeko yagengaga abanaziri. Ubwo tuba twinjiye hehe mu gitabo cyo kubara ibice 6. Tuvuga yuko harimo amategeko agera kuri 4 cyangwa se navuga nti amategeko agera kuri 5, aho tubona yuko yarabujijwe kunywa inzoga cyangwa se kunywa divayi n'izindi nzoga zose zisindisha. Aho ni igitabo cyo kubara ibice byaho 6 ku murongo wa 3 n'uwa 4. Ababumbura Bibiliya bahite bahabumbura bihasanga. Tubona yuko irindi tegeko ryamugengaga ngo icyuma cyogosha ntikikagere ku mutwe we. Iryo ni itegeko rya kabiri. Ntabwo yarakeneye kogoshwa, oya, yarakenewe yuko agomba kubaho umusatsi we uhirimbiye ku mutwe. Niko itegeko ry'Uwiteka ryavugaga. Ubwo ni kuri 6 ku murongo wa 4, ubwo nukomeza aho hafi ukagera kuri 5. Ikindi ngo ntabwo yagombaga kwegera cyangwa gukora ku ntumbi cyangwa se umuntu witabye Imana cyangwa se umurambo. Icyo ngicyo nacyo cyaramugonga, ntabwo yashobora kuhegera habe no kuba hafi y'intumbi cyangwa se kuba wagize. Ndetse ngo niyo yabaga ari nyina cyangwa se ari se cyangwa ari umuvandimwe we, icyo cyaraziraga ku munaziri. Umva amategeko yagenga umunaziri yarakomeye. Ngo nihagira ngo umupfira iruhande mu buryo bw'impanuka cyangwa se mu buryo bw'imeze gute, mu buryo bwa accident nkuko tumenyereye tubivuga, ngo yagombaga kugira ukuntu ajya kwihumanuza, akagomba kwihumanura,
hanyuma kugira ngo yongere ahagarare mu murongo ukwiriye, abone akajya yabona ndetse akiyogoshesha, ngo ndetse ngo nubwo byabaye mu buryo bw'impanuka nyuma ngo akongera akajya yatangira ubunaziri bundi bushya, igihe kibe ngo yamaze mu bunaziri ngo kikaba kibaye imfabusa. Iyo ni itegeko ryamugongaga rindi. Hanyuma twabonye nanone ushoje ubunaziri ubushoje, kuko wari umurimo washoboraga guhagararamo ukagira igihe cyo kuwusoza ukongera ugatangira. Ushoje ubunaziri twongera tukabibona noneho cyabikoze mu kubara mu bice 19 ku murongo wa 11 byagendaga bite. Hari ibitambo yatambaga nabyo byerekana yuko agiye mu bundi buzima busanzwe ko umurimo wiwe wa kinaziri ushojwe. Ariko nanone uko byagendaga tubibona mu bice 6 bya hariya mu gitabo cyo kubara ku murongo waho wa 13. Twongeye kubona ingero z'abanaziri rero, kuko navuze ngo turasa n'abasubiramo ababo tutagiye tubana kugira ngo bashe kumva ibigendanye n'iki n'ibi ngibi turi kwiga. Ingero z'abanaziri tuzibona hambere mu gitabo cy'abacamanza ibice bya 13 ku murongo wa 4, aho tubona umunaziri Samsoni mwene Manowa ukomoka mu muryango wo kwa Dani. Dan ubwo abamuzi cyangwa basoma ibyanditswe byera bamenye ko ni kwa Yakobo, ariko wabyawe na wa mugore w'umuja wari uwa Leya, ko Yakobo yari afite abagore babiri nyine, izo ni inkuru bazi. Ariko Dani naho ngaho akomoka, ni ukuvuga ngo Samsoni akomoka hariya kwa Dani kwa Biruha. Biruha yari umuja, cyangwa se ubyufata nkaho bakavuga ati umukozi wo mu rugo wo kwande wo kwa Yakobo. Inkuru zagenza benshi barazizi. Igitabo cya mbere cya Samweli igice cyaho cya mbere ku murongo wa 11 twongera tubona umunaziri Samweli uvuka kwa Elukana. Kandi ari Samweli ari na Samsoni bose ni abanaziri bari bafite kondisiyo bahuje, nubwo tubona kuri Samsoni ko byinshi we yabyononye akitwara mu bunaziri nabi, ariko nawe avuka hariya mu Efurayimu, hariya ni kwa Yosefu cyangwa se kwa Yosefu, nawe akaba ari uwo kwa Yakobo. Urumva ko bose bafite inkomoko imwe. Hanyuma hari aho tubona abandi banaziri batagaragajwe amazina. Iyo twinjiye mu gitabo cy'umuhanuzi Amose igice cyaho cya 2 kwinjira ku murongo wa 11 turagenda tukabona ubunaziri bwo butagaragazwa amazina y'abantu, aho tubona urubanza rwagiye ku bwoko bwa Isirayeli. Kubera iki? Kuko ngo buhiye abanaziri inzoga, ngo n'abahanuzi babujije kugira gute guhanura. Icyo gihano cyanabagezeho ubwoko bwa Isirayeli. Si ibyo gusa, ni henshi cyane, ariko amakondisiyo cyangwa se amabwiriza yagendaga umwuga wa kinaziri cyangwa se umuhamagaro wa kinaziri yose yari amwe. Mu butumwa bwiza uko mwanditswe na Luka, ubwo ninjiye mu Isezerano rishya igice cyaho cya mbere ku murongo wa 15 turagenda tukabona imbanziriza mushinga ya Kristo kugira ngo aze muri dispensation ya 6, aricyo gihe tunarimo na kino gihe cyangwa se igihe cy'ubuntu. Tubona uwitwa Yohani Batista uburyo yavutse, yuko marayika yabanje kugenderera ise ari we Zakariya mu gihe yari ari mu gihe cy'ubutambyi, ariko amubwira uko umwana ugiye kuvuka, kubera ko Zakariya mu by'ukuri yari umutambyi ndetse wari unakuze, ariko mu by'ukuri nta mwana yari yarigeze agira. Igihe kiwe rero mu gihe yari ari mu butambyi, ubwo ari gukora umwuga w'ubutambyi, ndetse no mu buryo navuga nti abantu bajya basha kubitandukanya, ntabwo ari ubutambyi bwa cya gicaniro cyari kiri hanze imbere mu ihema, ahubwo ni ubutambyi bwari buri mu gicaniro cy'imbere aho twita ahera. Byo no kuvanga muri chambre ya mbere cyangwa se mu cyumba cya mbere cyangwa aho nakwita muri salo. Kandi hari abantu bari hanze bandi bari kugira gute, bari gusenga, kandi nawe yari ari mu gitambo kigereyereje nicyo bita gucana umubavu, bishatse kuvuga ngo nukwenyegeza iki amasengesho. Niho Uwiteka yamugendereye amubwira ibyo umwana ugiye kuzavuka, kandi yari akuze, ari we Yohani Batista ubyanwa na Zakariya na Elizabeti. Uriya nawe ni umunaziri. Mu butumwa mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa naho turaza tukahabona ibyo witwaga Sawuli wiswe Paulo, uko yagombye kujya kwiyogosheshereza ikenkiriya ngo kubera umuhigo yari yaragize gute, yarahize. Bishatse kugaragaza yuko Paulo yari ari mu mwuga wa kinaziri, nubwo benshi batajya babasha kubyigisha cyangwa ngo bisobanure. Ndetse hari abandi banaziri tubona abagaragajwe ngo ari abagabo 4 ngo bari barahize umuhigo wa kinaziri. Ni mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa nanone ku bice bya 21 umurongo wa 23. Aho ngaho mpaye abantu umurongo kugira ngo abantu babashe kumenya ubunaziri bugaragara gute mu Isezerano rya kera no mu Isezerano rishya.
noneho rero harimo byinshi twavuze ku bunaziri na Kristo. Mbabwira yuko Kristo niwe munaziri wari undirindiriwe, cyangwa se niwe wari utegerejwe kuzaza gusoza umurimo wa bunaziri wa kinaziri, cyangwa se kubihagararamo neza, kuko niwe wenyine watanze igitambo cyari gikwiriye kandi agitanga ku bushake. Ni amagambo dusanga mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cyaho cya 10. Reka tuhite tunahasoma nonaha, nongere nyasubiremo nubwo atari ubwa mbere tuyasoma. Duhere ku murongo waho wa 17. Ni ibice 10 y'ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana ku murongo waho wa 17. Haranditse ngo, igituma data ankunda nuko ntanga ubugingo bwanjye ngo mbusubirane, nta wubunyaka ahubwo mbutanga ku bushake bwanjye. Nshobora kubutanga kandi nshobora kubusubirana, kuko iryo ari itegeko nategetswe na data. Amen. Ni amagambo Yesu yivugiye ubwe. Igituma data nkunda nuko ntanga ubugingo bwanjye ngo bigende gute? Kugira ngo musubirane. Harimo ibanga rikomeye kuko kwitanga kwa Kristo niwe wenyine wari ukwiriye, kandi mu bitambo byose byatambwaga mu gihe cy'Isezerano rya kera tubabwira yuko nubwo byatambwaga ibitambo, abaturage rubanda nyamwinshi bakazana ibitambo, abatambyi bagakora umurimo wa gitambyi, bagatwika ibitambo, bakabaga amaraso, akagira imirimo atunganyizwa kugira gute ngo yeze abanyiri kuzana ibitambo, ndetse igitambo ibindi bice bigashyirwa ku gitambo cy'imbere mu rugo. Ubwo ndi kuvuga mu ihema ry'ibonaniro, ku gitambo cyabaga nakwita ko ari mu rugo imbere, bigatwikwa bigakongorwa, ariko ntabwo byakuragaho ibyaha, ahubwo ibyaha byose byaratwikirirwaga. Ariko igitambo nyiri kukizana we ntabwo yinjiraga, yahagararaga hanze akaguma aho nakwita kuri porutayi kino gihe, hanyuma imbere aho ngaho kuri porutayi cyangwa se ku irembo, cyangwa se ku rugo, cyangwa se kuri korotire y'inyuma, nyine uvuga ngo hari umuryango, cyangwa se ku irembo rya mbere hari abagabo babiri twita les portiers mu Gifaransa, cyangwa se abo twita abakumirizi, nibo baba bari bashinzwe kugira gute kurobanura ibitambo. Nyiri igitambo iyo cyabaga gifite inenge ntabwo yakigiraga gute, ntabwo kinjiraga. Ariko nyiri igitambo yazana igitambo kizima kidafite inenge nicyo cyemererwaga kugira gute kwinjira. Ariko nubwo nacyo kinjiraga, mu by'ukuri ntabwo cyakuragaho ibyaha, ahubwo ibyo byaha byagiraga gute, byaratwikirirwaga. Niyo mpamvu buriya abantu benshi iyo basomye inkuru za Dawidi, cyane cyane ubwo mvuze muri Zaburi ya 32, Dawidi hari uburyo mu kwihana yihannye avuga ngo ibyaha byanjye bitwikirwe. Wagera muri Zaburi ya 52 ugasanga noneho birahindutse, aho agaragaza avuga ngo noneho Mana kuraho, bishatse kuvuga ngo bikurweho, bivanweho. Abahanga bakunze kuvuga ngo buriya Dawidi yari yihaniye mu Isezerano rya kera, arongera areba kure, yihanira mu Isezerano rihe, mu Isezerano rishya. Ni Zaburi ya 50 neza ukageza na 51-52, usanga Dawidi yarahagaze mu buryo kugira gute bwo kwihana. Ni igihe yari amaze gukora icyaha gikomeye, amaze kwicisha Uriya, hanyuma akazana umugore we. Noneho nibwo umuhanuzi Natani yaramaze kumugenderera, amagambo meza yamubwiye, ndetse njyambwira abantu benshi ntibakwiriye kugendera mu buhanuzi bwa Natani, bakamenya uko abahanuzi bazima bakwiriye kujya guhanura ibukuru. Imana ishimwe cyane. Ntabwo ari byo turimo, gusa nakari kajemo kugira ngo abantu babashe gusobanukirwa. Ubunaziri rero na Kristo, Yesu yarivugiye ngo igituma data nkunda nuko ntanga ubugingo bwanjye, nuko aricyo gitambo cyari gikwiriye. Ahangaha harimo ibanga rikomeye, kuko ndababwira ngo ariko se abantu babyumva gute? Ibi bintu uko byari byarateguwe n'ijuru, turabihuza gute n'umukristo wa kino gihe n'iminywere y'inzoga? Nuko natwe turi abanaziri, nicyo kintu, niryo banga rihishemo. Kubera yuko ibyo Kristo yakoze, ibyo yaciyemo, imibabaro yaciyemo, uragenda ukayisanga uburyo umuhanuzi Yesaya yari yarabibonye. Muri Yesaya igice cya 53 uhere ku murongo w'10 umanuke hasi gatoya, uhita ubona ukuntu ibintu byari byarateguwe kera. Handitse amagambo meza ngo yaramushenjaguye. Ni byaturutse kuri gahunda y'Imana. Kristo yarashenjaguwe, ngo yaramubabaje. Ngo ariko hari igihe ngo azanezerwa n'ibisi byavuye mu bise by'amaraso, ngo hanyuma ngo bigire gute, ngo bimushimishe, ngo bimuhaze. Ayo magambo mbwiye benshi kugira ngo bagende bakajya kubisoma. Iyo dusomye kandi nanone ibyerekeranye natwe uburyo turi abanaziri, tukinjira mu gitabo cyangwa se urwandiko Paulo yandikiye itorero ry'i Roma ku bice byaho 6 ku murongo wa 11, no mu Befeso ibice byaho 5 ku murongo wa 25, turagenda tukabona uburyo natwe turi ingingo za bagenzi bacu.
bivuze ngo ubundi ntabwo bikwiriye yuko umukristo yagombye kumva yuko mugenzi we yamwonona, ahubwo twagombye kugirana icyo bita ubushuti cyangwa se ubumwe cyangwa ubufatanye, partnership, mu buryo bwo kugendana muri uru rugendo. Nta nubwo bikwiriye yuko abona mugenzi wawe ari kononwa n'ibisindisha, kuko ibisindisha tugenda tukabona ko mu by'ukuri mu bundi buryo cyangwa se mu yandi magambo ni ibiyobyabwenge, ni drogue. Ibisindisha biza muri drogue, ntabwo drogue ari urumogi gusa cyangwa se bya bindi bita ngo za kanyanga zikaze, ahubwo ikintu cyitwa inzoga, ariko inzoga zisindisha. Impamvu mvuze gutyo nuko nabwiye ko iwacu hano mu Rwanda inzoga mu by'ukuri bidahagaze mu buryo bwo kuvuga ngo ni iki, ngo ni ikintu gusa gisindisha, kuko tubabwira yuko mu muco w'Abanyarwanda niyo tujyanye cyangwa iyo tugiye ku ibiriya dusabisha umugeni tubyita ko ari inzoga mu buryo bwo kubaha umuco wa Kinyarwanda. Ariko mu by'ukuri hashobora kubonekamo inzoga zisembuye n'inzoga zidasembuye, kandi si hano mu Rwanda gusa honyine. Twinjiye no mu buryo bw'isezerano rya kera tubona icyo twita vin fermenté cyangwa se divayi isembuye, ni na vin non fermenté cyangwa se divayi igeze gute idasembuye. Byose byarakoreshwaga mu isezerano rya kera bifite icyo bishatse kuvuga. Aka karagace ka mbere ko kunyuramo muri bike twagiye tuvuga, ariko mu mpaka zijya zigibwaho ari nacyo nagambiriye uyu munsi kugira ngo abantu barusheho kubyumva. Ariko ubundi aba bantu babyakira gute? Iki kiganiro nagiteguriye mfite impamvu iri kunsunika kuri bimwe byari byagaragaye mu bihe tuvuyemo, ubwo abantu bari imbere mu murimo w'Imana bagaragaraga nk'abantu bari imbere, uretse ko buriya nta nubwo bari barimo neza, kubera yuko twigisha abantu tukabwira yuko harimo n'abapagani bo mu rusengero. Ubwo babonye ibihe byo byaguma mu rugo, insengero zifunzwe, covid izigirije isi yose, hanyuma insengero zifunzwe, baravuga ati buriya iby'isengero birarangiye, reka dushoke inzoga, reka dushoke. Kandi inzoga ntabwo zisigana n'iki, inzoga zisindisha burya ntabwo zisigana n'ibindi byaha bindi bitandukanye, kuko inzoga, iminywere y'inzoga, iminywere y'ubusinzi, ubusinzi bugendana n'ubusambanyi, ubusinzi bugendana n'ubujura, ubusinzi bugendana no kwica, ntabwo bisigana. Ibyaha bigenda bigira gute, bigira uburyo bigira ubufatanye. Ariko ntaranagera ku mpaka nyinshi, ndababwira ngo dusome mu muhanuzi, igitabo cy'umuhanuzi Yoweli, turebe uko yabivuze ku gice cya mbere umurongo wa 5. Igice cya mbere ku murongo wa 5 Yoweli. Nayo muri Yesaya ibice 28 ku murongo wa 7 aho twarahasomye ubushize, na Yesaya igice cya 5 ku murongo wa 11. Ariko tujye muri Yoweli cyane, ubwo ni mu isezerano rya kera. Tujye mu muhanuzi Yoweli turebe uko abivuga, uko yahanuye. Ni mu bahanuzi bato, abantu benshi bazi igitabo cy'umuhanuzi Yoweli ko ari hirya cyane, ubwo ni ukuvuga ngo ni mu bitabo by'abahanuzi bato. Igice cya mbere ku murongo wa 5 hahita hatubwira ubundi buryo bwo kumva ijambo ry'Imana mu buryo bw'ibisindisha. Haranditse ngo nimukanguke mwabansinzi mwe, murire namwe bamwe b'inzoga, mucure umuborogo, muririre vino iryoshye, kuko muyiciweho mu kanwa kanyu. Niyo nagarukira, mukanguke mucure umuborogo. Uvuga ngo hari aho bigaragaza yuko hari ibimenyetso bigaragaza yuko abanywi b'inzoga zirabaryohera, abanywi b'inzoga bumva nta bundi buzima babamo. Ariko niba ijambo ry'Imana ari uko ryarivuze yuko atari byiza, cyane cyane ko uretse no kuri aba ngabo Bibiliya itubwira yuko turi abatambyi b'iby'ubwami, kandi noneho no mu isezerano rya kera bigaragara yuko umutambyi atari yemereye guhagarara mu murimo wa gitambyi ari umunywi w'inzoga. Ntabwo yari yemerewe no gukoraho, no gutushaho, no gukoraho. Nicyo cyaraziraga. Ntabwo nawe yarabyo, uretse ko twavuze no ku munaziri, ariko n'umutambyi ntabwo icyo kintu yari acyemereye kugikoraho. Ntabwo yari yemereye kugira gute, kunywa inzoga. Ariko twagize agahinda, turababara cyane kubona abantu ndetse rimwe na rimwe bari bahagarariye umurimo w'Imana, harimo n'abashumba bamwe na bamwe, kuko n'ibirego bamwe bagiye batubwira. Twashidutse ejo bundi kubw'intege nke zabo, bashyize ku mugaragaro, bashoka inzoga, baranywa, baragotomera. Ariko uretse no kunywa, bagiye banagaragara mu zindi ngeso zitandukanye, kandi bagiye bagaragara mu ngeso zitari nziza. Hari impaka rero zagiye zigibwaho, benshi bagiye bavuga batari ko se ubwo hano mu Rwanda iwacu, iyo twinjiye mu rwandiko Pawulo yandikiye Timoteyo,
igice cya mbere ku murongo wa gatanu, Timoteyo, urwa mbere rwa Timoteyo igice cya gatanu ku murongo wa 23, hari amagambo tuhabona. Amagambo abenshi mu Rwanda bakunze kuvuga ngo Paulo yaravuze ngo kubw'inda yakonaniye, ngo kubw'inda yawe yakonaniye. Byatumye mpaguruka nkora ubushakashatsi nsanga sinako hananditse, ahubwo niyo benshi bagiye kwigisha abantu ngo bareke inzoga barababwira ngo none se ngo wabyumvishe ko Paulo ngo yabwiye Timoteyo ngo kubw'inda yawe yakonaniye. Ariko no, ntabwo ariko handitse, ahubwo wenda hari ukuntu abantu bagiramwo indyoshyo yabo no kugira ukuntu babyakira, ndetse mpamya ko atari uburyo buzima, kuko wagombye gutwara Bibiliya uko yanditse, wagombye kuvuga ijambo ry'Imana uko ryanditse, udakuyeho, utanagabanyije, utanongereye. Iyo winjiye mu buzima bwa Timoteyo usanga nyina yari Umuyahudi, ariko se ugasanga yari Umugiriki, kuko ntabwo yari afite ababyeyi bavuka mu buryo bumwe cyangwa se bakomoka hamwe. Ibyo tubibona mu gice cya 16 cy'ibyakozwe n'intumwa. Usanga uriya mugabo Timoteyo wahamagawe n'Imana ariko binyuze mu buryo bwa Paulo, usanga yari afite ababyeyi batandukanyeho. Ariko imikirizwe ya Timoteyo uragenda ukayibona ari igihe Paulo yari ari mu rugendo rwe rwa mbere. Uzi ko Paulo yakoze ingendo zirenze 2. Hanyuma nibwo yagize umuhamagaro wo guhamagara Timoteyo kugira mu buryo bwo kumufasha umurimo. Hari naho amwita umwana we. Timoteyo yari umuntu ugaragara nk'umuntu sendabyita ngo umuntu uri timide, cyangwa se umuntu utashabutse. Reka nkoresha iryo jambo, umuntu udashabutse. Yari timide rero. Bigaragara ko niyo mpamvu Paulo yinginze ab'Ikorinto kutamusuzugura. Ubwo ni mu rwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cya mbere cya 16 nako igice cya mbere igice cya 16 ku murongo wa 10 kuyirinda ugeza ku murongo wa 11, cyangwa se mu rwandiko rwa mbere nyine urwo rwandiko rw'Abakorinto nyine igice cya 4 ku murongo wa 11, hari ukuntu ubona Timoteyo yagiye ahugurira ab'Ikorinto kutagira ukuntu bafata Timoteyo. Birashoboka ko misiyo ya Timoteyo ndetse ishobora kuba itaranagezweho mu buryo bukwiriye buhagije, aricyo mpamvu byatumye Paulo yongera guhamagara cyangwa se yongeye gutuma Tito. Ariko ngaruke ku cyo nari ngambiriye kuvuga. Iyo tuvuze ngo iyo tusomye urwandiko nyine rwa mbere rwa Timoteyo ibice 5 ku murongo wa 23 handitse ngo iki? Haranditse ngo uhereye none reka kunywa amazi gusa, ahubwo unywe vino nke kubw'inda yawe kuko urwaragura. Niko handitse. Uhereye none reka kunywa amazi gusa, ahubwo unywe vino nke kubw'inda yawe kuko urwaragura. Aha niho benshi bagiye bahera bakavuga ngo kubw'inda yawe yakunaniye. Oya, ntabwo ariko handitse. Noneho hari n'ahandi dusoma muri iri jambo ry'Imana ho babigoroye neza ukundi kuntu baravuga ngo haranditse ngo reka kunywa amazi gusa, reka kunywa amazi gusa, ahubwo ujye ukoresha ka divayi gake kubera igifu cyawe no guhora urwaragurika. Urumva ko icyo Kinyarwanda kigaragara neza. Reka kunywa amazi gusa, ahubwo ujye ukoresha ka divayi gake kubera igifu cyawe no guhora urwaragurika. Iyo winjiye muri Bibiliya y'Igifaransa handitse ngo tu ne devrais pas boire exclusivement de l'eau. Prends un peu de vin à cause de ton estomac et tes fréquents malaises. Ndasubiramo. Tu ne devrais pas boire exclusivement de l'eau. Prends un peu de vin à cause de ton estomac et tes fréquents malaises. Urumva ko bihura neza nuko twabisomye mu Kinyarwanda. Mu Cyongereza naho naragiye nsanga handitse ngo stop drinking only water. Stop drinking only water and use a little wine because of your stomach and your frequent illness. Stop drinking only water and use a little wine because of your stomach and your frequent illness. Numva ko ntaho bitaniye no kuvuga ngo reka kunywa amazi gusa, ahubwo ujye ukoresha ka divayi gake kubera igifu cyawe. Urumva hajemwo igifu kubw'uburwayi bw'igifu guhora kuko uhora urwaragurika. Imana idufashe cyane kumva ibi bintu. Byatumye mbyinjiramo kubera impaka nyinshi n'abantu benshi babyitwaza bakavuga ngo none se umuntu ureba yuko ngo Paulo nawe ngo yabihuguriye Timoteyo ngo yuko akwiriye kujya afata gakeya.
ngewe nkubwije ukuri kw'ijambo ry'Imana ryatubwiye ko ntabwo twemere no kunywa nako gake, kuko agake niko kabyara kenshi. Ikindi njya nkubwira ubundi agake kangana gate na capacity y'abanywa inzoga, bakubwira ko batanywa inzoga zingana. Hari ushobora kunywa icupa rya wisike karinywa iminsi 3, hari ushobora kurinywa ibyumweru 2, hari n'ushobora kurigotomera uwo munsi akarara narirangije. Muhereye kuri wisike kuko nzi ko nasobanukiye ko ari inzoga ikaze n'izindi zikaze. Hari n'ubundi ushobora kunywa n'izingizi bitango za kambuca, yanywa 3 tukamwica. Kandi hari n'ushobora kunywa n'10 nkitire tumutwara. Gake rero sinumva ukuntu wumva gake arakameze gate. Gake nakafite capacity ngana gute. Ariko Bibiliya itwemerera ko kuko turi abatambyi tukaba n'abanaziri, ntabwo twemereye gukoraho, ntabwo tubyemerewe. Ziraryoha pe, birashoboka ko zinaryoha cyane, ariko turi abatambyi b'iby'Umwami. Na Kristo twamuvuzeho tugaragaza ko ari we wari umutambyi, akaba n'igitambo gikuru cyari kirindiriwe. Twitonde mu byo dukina nabyo. Muri aya magambo dusomye ntaho tubonye handitse ngo kubwo inda yawe yakunaniye. Oya, ngo kubwo inda yawe yakunaniye. Oya. Ikindi usomye chapitre ya 4, ubwo ndacyari muri rwa rwandiko Paulo yandikiye Timoteyo, ugahera ku murongo wa 1 kugeza kuri 4, vuze igice cya 4 ku murongo wa 1 kugeza kuri 4. Usanga benshi bitwaza umurongo wa 4 bashaka kuyobya benshi. Havugwa ngo iby'Imana yaremye byose ni byiza, ngo ntihakabeho icyo gutabwa iyo cyakiranywe ishimwe. Ngaho benshi bandi bajya bagambirira kugira ngo bagoreke benshi. Ngo iby'Imana yaremye byose ngo kuko ari byiza, ngo ntihakagiremo icyo gutabwa ngo iyo cyakiranywe ishimwe. Arimo benshi nshobora kubitambwira nkabwira ngo mu by'ukuri mu by'Imana yaremye uko tubiza abasomyi ba Bibiliya tubonamo n'inzoga. Imana niyo yaremye inzoga. Dore ko nyine bamwe bagendera mu bujiji bwabo bakagira ukuntu bahugurira abantu ibintu nk'ibyo. Mu by'Imana yaremye harimo n'inzoga. Ese harimo n'inzoga zisindisha? Twibuke iyo twigishaga abanyeshuri tukababwira yuko harimo ibyo twita ngo natural, mu cyongereza bavuga ngo natural things, n'icyo twita artificial things. Tukavuga ngo natural things cyangwa se natural things ngo ni ibyaremwe n'Imana, kandi kuko niko biri. Iby'Imana yaremye bikiriho cyangwa se bimwe bikagenda byicwa bitewe n'uko environment igenda yononekara, cyangwa se uko bidukikije nyine bigenda iby'Imana yaremye. Hanyuma tukabona ibyo twita artificial things, iby'abantu bakoze, iby'abantu, kuko umuntu we ntabwo arema, arakora. Imana we ntabwo ikora, irarema. Imana irakora ikanarema, ariko umuntu we arakora gusa, ntabwo umuntu arema. Kuko impamvu Imana irema nuko Imana ishyiraho ikintu kitigeze kibaho. Niyo mpamvu Imana irarema, hanyuma kandi Imana iranakora, ariko umuntu we ntabwo arema. Imana niyo irema. Mu byo tubona rero iby'abantu bagiye bakora, ahubwo abantu bagiye bagira ukuntu bitewe no gukora ubwenge bwinshi, bakagira ukuntu ubushakashatsi bwinshi, bakagira ibyo bongeramo, bakagira ibyo batubura, bakagira ibyo bagabanya, bakagira uko bitewe n'iki nuko bashaka gushimisha imitima yabo. Paulo ibyo yabwiye Timoteyo yashakaga gushyigikira, cyangwa icyo nakwita en français soutenir, yashakaga gushyigikira ubwere cyangwa ubutagatifu. Turababwira tuti nkuko twabibonye mu gitangaza Yesu yakoze bwa mbere, tubona ari cyo gitangaza cyanditswe na Yohana, ubwo ni mu butumwa bw'isi bwanditswe na Yohana igice cya 2 ku murongo wa 1 kugeza kuri 11. Tubona yuko iki gitangaza cyabaye igihe Yesu n'abatashye ubukwe, kuko hari intumwa zatashye ubukwe, hari n'abandi bantu bakomeye batashye ubukwe. Nkuko twabyigisha ubushize twababwiye yuko mu by'ukuri igitangaza Yesu yakoze cyari igitangaza gifite intego, ntabwo yapfuye gukora igitangaza gusa. Kandi nubwo ari cyo gitangaza cya mbere cyabaye Yesu yakoze, ntabwo ari cyo gitangaza cya mbere cyabereye hariya i Kana. Hanyuma tubona yuko yakoze n'ikindi gitangaza cyo gukiza umwana w'umutware w'i Kaperinaumu. Uyu mutware w'ibwami amenya yuko Yesu yavuye i Yudeya akaza i Kana y'i Galilaya, aramusanga ngo amukirize, amanuke ajye kumukiriza umwana.
i Kaperinaumu byari bibaye nko mu masaha y'isaa saba. Yesu yamukijije atagombye kujyayo. Ibyo ni ibintu bizwi. Ariko kubw'igitangaza kwigishije kibigendanye n'iki, nubwo benshi bavuga ngo Yesu ngo se ngo ntiyatubuye ngo amazi ngo yafashe ngo amazi ayahindura ngo divayi. Ariko ntabwo tubabwira, nta nubwo tubihamya, nta nubwo Yesu yagambirira kugira ngo akore igitangaza cyo kugira ngo abantu babashe kubasindisha basinde inzoga. Gusa kimwe cyo abantu bagombye kumva yuko ibinyobwa byari byanywerewe aho ngaho sari inzoga, ariko ni za nzoga zidasembuye, kandi ni inzoga izo navuze ubushize ni mu Gifaransa aho babisobanura neza ko ari vin iri non fermenté. Ni inzoga zitari zifite uburyohe nk'izo Yesu Kristo yatanze mu buryo bwo kugira ngo bumve iby'igitangaza bikora. Yesu niwe wakoze igikomeye, niyo mpamvu ngo wari umukwe wari umusangiza w'amagambo. We yavuze ijambo rikomera avuga ngo bigenze bite se ngo abandi uko batanga mu guhereza ngo babanza bigize gute, ngo babanza se ngo ibibishye ngo bakaza guherutsa ngo biryoshye kuko ariko turuzi mu bigenje hoya ahubwo babanza biryoshye ngo ibizibishye zikaza kuza nyuma. Ariko mwebwe ngo mwabanje iki, mwabanje izibishye ngo noneho iziryoshye zije nyuma. Abyumva Imana ishimwe cyane, kuko narababwiye ngo mumenye ko Yesu yakoze kiriya gitangaza mu buryo bwo ku ntego ivuga iti hari kugira ngo aboroheje babashe kugirana ubusabane n'abagize gute abimvuze ngo aboroheje n'abaciye bugufi babashe kugirana ubusabane n'abari muri classe yo hejuru, babashe gusangira. Ikindi kwari kugira ngo uko minititide y'abantu bari bari aho ngaho mu bukwe, abanyabyaha nabo basangire n'abamenye Imana. Ni kuvuga ngo kwari uburyo bwo guhuza abantu. Ibuka ko yabanje no kugira akantu nakwita nk'impaka, abwira mama we atari kubundi tubigendanyemo gute, nkawe yakavuze atari ko igihe cyane ko kitari cyagera, niki kigutumye ubanguka. Ariko burya yari afite ikintu ari gushaka kugaragaza no gusobanura yuko icyo ise wo mu ijuru Imana data kitari ngomba kumutegeka atagombaga kubikora. Tubabwira yuko Yesu nubwo yari Imana, ni uburyo Imana yashatse kwiyereka abantu mu bumana, cyangwa se mu buryo Imana yashatse kwiyereka umwana w'umuntu mu buryo butatu, nicyo twita Trinité. Ntabwo ari uko ari Imana eshatu, ahubwo ni Yesu Kristo wihinduye iki, wihinduye umuntu ku buryo yagiraga gute kugira ngo abashe kwigaragaza mu bantu. Abantu benshi badakunze kwiga Isezerano rya kera, iyo twinjiye mu gitabo cyo Kuva ibice byaho 25 tuhabona uburyo Imana yabwiye Mose mu buryo bw'imitoranyirizwe y'ibikwiye gukoreshwa mu bikoresho bya hariya, ikababwira mu igiti cy'umushita. Kandi tukababwira yuko igiti cy'umushita cyari igiti kigoranye, cyari igiti kibi, cyari igiti gifite amasubyo, cyari igiti kigira amahwa, cyari igiti kigoramye, cyari igiti gikakara gikomeye, ariko kiri mu isura y'umuntu wari udafite kugondeka, wari udafite koroha muri we. Ariko icyo giti nicyo Uwiteka Imana yatoranyije ngo kizabazwemo imbaho zizakora isanduku y'Isezerano, kizabazwemo imbaho zizakora igicaniro, ndetse n'ibindi bikoresho bya hariya. Hari aho urajya usoma ukajya usanga hagombaga gutoranywa igiti cy'umushita. Cyari mu isura rero y'umuntu wari mubi, hanyuma kikabona mu isura ya Kristo waje akambara iki, ya sura ya muntu. Hanyuma cyamara gukorerwa byose, cyamara kuba cyamara kubazwa, cyamara gushyirwaho imiseno, cyamara gushyirwaho cyo twita rabotage, gikorewe ikintu cyitwa ubwiza bwose bushoboka, bakakishyiraho imiringa, bakagisukaho izahabu, cyamara gukayangana, hanyuma kikaya cyabamo iki, isura ya wamaze kuba wa muntu wamaze kuba mwiza, wamaze kuvuga ngo harimo kwinjiranamo, harimo icyo bita incarnation mu rurimi rw'Igifaransa. Yesu yakoze icyo vuga ngo yaje ari mwiza, ari Imana itunganye, ariko yambara kamero k'umuntu, ariwo nkuko ibyanditswe byera bitwigisha cyangwa se bitugaragariza. Bantu rero mu kifite impaka mu bigendanye n'ibisindisha cyangwa se n'inzoga cyangwa se n'ibisembuye, ngewe gukora inzira ku murima ntabwo twemerewe kugira gute kunywa inzoga duhereye mu Isezerano rya kera kugeza mu Isezerano rishya. Imana kandi ibaha umugisha kubwo gukurikira. Ingero nyinshi mugomba gufatiraho ni mucyo uko umunaziri yagombaga kugira gute kwitwara, uko yagombaga kwifata, imyitwarire y'umunaziri. Hanyuma mukamenya ko wamaze kwakira Kristo umwami n'umukiza agomba kumenya yuko nawe ari umutambyi w'iby'ubwami,
kandi yuko natwe turi ingingo za bagenzi bacu, ariko turi abatambyi. Nakubwiye ngo usome mu Baroma igice cya 6 ku murongo wa 11 n'Abefeso ibice 5 ku murongo wa 25, ndetse saho honyine ku bigendanye n'inzoga Yesaya 28 ibice 28 ku murongo wa 7 ndetse no muri Yesaya ibice 5 ku murongo wa 11, no mu butumwa bw'umuhanuzi mutoya, mu bahanuzi bato tubona igice cya mbere cya Yoweri ku murongo wa 5 ho twanahasomye. Aho ngaho hazajya abasha kukuyobora kugira ngo ubashe kumva yuko uko ibiyobyabwenge, kuko mbita ngewe ko ari ibiyobyabwenge, ibisindisha, inzoga zikaze, inzoga zisembuye, dukwiriye kubyirinda, dukwiriye kubirwanya, ndetse dukwiriye ndetse no kubigendera kure. Benshi bagiye bavuga ngo ariko se ngo umuntu ngo afite umubyeyi ngo byaramunaniye kukavaho, ngo hanyuma ngo akakamugurira, ngo nubwo yaba atakanywa, ngo cyangwa se ngo inshuti ye ngo akamusengera wenda ngo byamubuza gukomeza gukiranuka. Nakubwira ngo ntabwo ubashije gusobanukirwa ijambo ry'Imana rigusaba. Oya, ntabwo ubasha gusobanukirwa no kumva neza ijambo ry'Imana rigusaba, kubera yuko niba icyo utanywa ntabwo wagombye kukigira gute kukiha mugenzi wawe. Icyo utanywa kukibuzwa n'ijambo ry'Imana, ntabwo wagombye kugira gute kumva yuko mugenzi wawe ari gukwiriye kugira gute kukinywa. Itonde, iki ni icyigisho gikomeye, kandi benshi bajya bavuga ngo ariko ngo tubona ngo hari ababinywa ngo bakanakiranuka. Oya, nta nubwo tukwigisha tukubwira ko tutanemereye no kugira gute no kunywa inzoga, kandi ko tutanemereye ndetse no kuzegera. Ntabwo twemereye kunywa inzoga, bantu b'Imana, ntabwo twemereye kugira gute kunywa inzoga. Ndabashimiye cyane rero kubw'inyigisho kuko mwazikurikiye, ari naho nyamabwira nti abenshi bajya bagira ikibazo ku nyigisho dutambutsa, kuko nyine dufite itimu nini cyangwa se ekipe nini tubasha gukorana kugira ngo ijambo ry'Imana rigere ku bwoko bwayo. Ariko ujye ugira ibibazo n'inyunganizi cyangwa se ibyifuzo mu buryo bwo gusengerwa cyangwa se mu buryo bwo kubaza inyigisho, uvuga ati ibingibi ntabwo nabyumvishe, tumuha telefone ngendanwa kuri Pascal Dushimimana muhorana inshuti yanyu. Ushobora guhamagara kuri 0782 60 81 50, 0782 60 81 50. Waduhamagara cyangwa se ukanatwandikira, turabyakira byombi. Ahasigaye Uwiteka Imana aturushirizeho kwinjira mu ijambo ry'Imana mu buryo bukwiriye neza, tubasha gusobanukirwa ijambo ry'Imana ridusabe. Amahoro y'Imana abane namwe, murakoze.